bakunzi ba The Blessing Show, ku nshuti zacu aho muherereye aho ariho hose, yaba hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda, turabashuje kandi amahoro y'Imana bane namwe. Dukomeje kubashimira uburyo mukomeje kubana natwe mukora subscribe, niba utarayikora please do it, ukomeze kudufasha. Hanyuma uyu munsi rero hari insanganyamatsiko yanje muri njyewe nshaka kugira ngo tuganire nawe, tubwire uko ubyumva, utwandikiye muri comment. Ufite uburenganzira 100% bwo kwandika dewe ubyumva, uburyo uri kubyumva urabufite. Rero nyemerera aka kanya umbwire kuri side yawe, hagati y'abantu babiri bari kumwe, yaba umugore n'umugabo, yaba fiancé, yaba ari fiancé wawe, yaba ari chéri wawe, girlfriend, boyfriend, ninde muntu iyo bigeze mu gufata imyanzuro, ninde muntu uba ufite uburenganzira bwo gufata imyanzuro? Ubyumva ute? Ese n'umukobwa, ese n'umuhungu, ese n'umugabo uvuga ati reka mfate imyanzuro ninjye mutwe w'urugo, reka mfate imyanzuro ninjye uzaba umutwe w'urugo. Rero ndagira ngo mutubwire ninde muntu ufata imyanzuro, wumva ari uwuhe muntu ukwiriye gufata umwanzuro w'ikintu runaka. Yep. God bless you. Nongeye kubaha ikaze ku bakunzi ba G-Squared, nongeye kubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye ariho hose. Nk'uko mubibona uyu munsi rero we are back as a G-Squared. Nari maze igihe nkushira nariho gushira imbere ya kamera, ariko noneho today now we are back, nyine turagarutse. Hari igitekerezo gikomeye hano, topic nziza dushaka kugira ngo tuganireho gatoya. Ngira ngo mfashe. Okay. Nyakubahwa. Nawe mwubahe babyeyi. Mwubahwe. Hari igihe iyo umuntu ari umwe, njyewe iyo ndi njyenyine nkageza mu gihe harya leta yemera abana bangahe gufata ibyemezo. Bangahe? Nyine imyaka ingahe kugira ngo bafate ibyemezo ku buzima bwabo? Iyo ndifashe n'agamuntu ubundi wakoze ku myaka 18. 16 ngafata n'agamuntu. Oya, ni muri Amerika. Kiranga 18 kirango ya 10 we are not sure. Upfa kuba wakoze umva ugomba gufata icyemezo. Kuri cyahita warafashe n'agamuntu. Okay. Kugira ngo byo kuri guest. Anyway, iyo umuntu ari wenyine mu buzima yifatira ibyemezo, akavuga ati njyewe ndajya ahangaha, ndambara iki, sinambara iki, ndajyana n'uyu, sinjyana n'uyu, muri ubwo buryo. So ariko noneho hari igihe kigera bikaba ngombwa ko mu buzima bwawe hazamo undi muntu, sibyo? Kubera ko agomba kujya muri ubwo buzima bwawe, kuzamo umuntu gute, kubyara nk'umukunzi wawe, like nk'umugabo wawe, umugore wawe, sibyo? So ni ukuvuga ngo uwo muntu aje mu buzima bwawe, ariko mu kuza mu buzima bwawe hari ibyo aza agahindura mu buzima bwawe, sibyo? Hari ibyo ahindura mu buzima bwawe, hari imyanzuro, sinzi navuga ko aje kugira bimwe ahindura mu buzima bwawe. Imyanzuro imwe n'imwe wafataga, hari imwe uhindura akaba ari uyifata mu yandi magambo. So mbwira kuri side yawe, iyo bije kuri iyo side ninde muntu ufata umwanzuro? Uravuga se abantu rede babanye cyangwa abantu bari muri relationship? Ashobora kuba bari muri relationship, ashobora kuba bari babana. Iyo bije mu gufata umwanzuro bigenda bite, ntawe ubangamirwa? Kuri jewe nk'uko bivuze wenda cyangwa se nk'uko utangiye bivuga, buri muntu wese aba ari independent bwa mbere, aba akora ibyo ashaka mu gihe cye, yifatira imyanzuro rimwe na rimwe, ashaka kujya, ibyo ushaka gukora, ibintu byose ashaka niwe ubitekereza kuki. Ariko iyo mubaye babiri urumva haba habayeho noneho undi muntu uje mu buzima bwawe, bimwe mu byemezo ushobora kuba wafata hari igihe biba ngombwa ko bidafatwa bitewe n'uko umuntu yaje, yaba ku ruhande rw'umukobwa cyangwa se rw'umusore. Nkeka ko habaho kumvikana bakavuga ngo icyemezo tugiye gufata tukakiganiraho, tukamenya uko kigomba gukora tukakiganiraho, kigomba gukorwa, zombi bakumvikana. Yes.
nubwo nyine hari abantu bavuga ngo iyo umugabo yaje ni ufata imyanzuro, umugore yaza simbizi hakazayo ako kantu, ariko ubundi njye numva ku bwanjye nkeka ko ibyemezo bigomba gufatwa byumvikanyweho. Yego sure cyane birumvikana cyane bantu kuri mudukurikiye njyewe, kuri wowe according to me. according to you Yes. Nkeka ko Ariko- haba hagomba kubaho ubwumvikane bw'abantu babiri ku cyemezo runaka kubw'inyungu z'abo bantu babiri, sibyo? Icyo cyemezo kigafatwa, cyamara gufatwa kikaganirwaho, cyaganirwaho kwanza, ni ukuvuga ngo wenda hari ibyo ushaka gukora, sibyo? Kuva icyo gihe rero ntabwo wagikora wenyine, ugomba kuza ukanyaporochinga ukambwira ati hari icyo ushaka gukora, wenda umushinga runaka ABCD, tukawuganiraho twabona bishoboka naguha opinion yanjye. Iyo nyiguhaye nawe uyitekerezaho, uko uyitekerejeho rero niko igitekerezo nuko ngenda numva impamvu n'iki, wenda nanjye uko nyibona nkaguha imbogamizi zayo, nkaguhana n'ibyiza byayo. Then wenda wowe ushobora kuba utabonye ibibi byayo, imbogamizi zayo, ariko nayo twayiganiraho tukabona opposite, tukabona both sides, naho tukaza gufata umwanzuro ku kintu runaka kiri butugirire inyungu twembi cyane. bavuga ko umugabo ari umutwe w'urugo sibyo? Bavuga ko eh neza cyane, niko bavuga kuko ni nabyo biravugwa siko bivugwa Ni se nabyo siko yewe. sinabyo se ni nabyo. umugore akaba umutima w'urugo sibyo se? kandi Umunyamabanga ubundi umugabo icyo yashizeho akadomo ntawe ugikuraho. abo ni abanyagitugu ariko ntabwo nyine like iyo umuntu ari kuba uri umutwe umutwe, sibyo? Kuba uri hari umutwe. decision ufata, Reka nguhe urugero, sibyo? hari decision ufata. Reka nguhe urugero rwa kampani runaka iyo ari yo yose, sibyo? Iba ifite MD cyangwa se ifite manager uyimanaginga iyo kampani, sibyo? Ariko se ufata imyanzuro, yego hazamo idea, sibyo? Hazamo idea, bikangomba ko wenda ari we bigitirirwa ko ari we wakoze, ariko habaye nyuma y'igikorwa runaka cy'iyo kampani yakoze, hari amaboko menshi yaje aturutse ku mpande, sibyo? Hariho teamwork yabaye muri iyo kampani. Iyo habayeho teamwork nibwo kampani itera imbere, sibyo? Ariko mu gihe kampani ishingiye ku muntu umwe, igitekerezo cy'umuntu umwe, iyo kampani nkeka ko gutera imbere kwayo biyigora. Bishobora gukunda cyane bikunda, kimwe rero n'umuryango cyangwa se na famiye. Ibyo ni njye nibi kubivuga na famiye. Nimba umugabo bavuze ngo ni umutwe cyangwa se niwe muyobozi w'urugo, yego ni umuyobozi w'urugo, sibyo? Ariko mu kuyobora urwo rugo cyangwa se kuba head of the family, harimo abantu bari muri iyo famiye, harimo umugore wawe, harimo abana, wenda harimo n'abakozi cyangwa se abo bita abadufasha cyangwa se abantu bafasha abantu mu rugo, sibyo? Abo bose baba bafite opinion zabo, sibyo? Rero iyo ufashe ukavuga ngo ngiye ukitwaza icyo uri cyo cyangwa se ukitwaza title ufite mu rugo, ugafata ibyemezo runaka ku nyungu zawe bwite, sibyo? Utitaye kuba bigiye kubangamira, utitaye ku kibazo kigiye kubaho, utitaye ABCD, you don't care. Aho ngaho haba hajemo selfishness, ikindi kandi bigatuma harimo uwo mubanye ntabwo abahokewe, sibyo? Ikindi kandi haba hajemo noneho conflict hagati yanyu, utangiye creating conflict, kuko biba bivuze ngo umugore ntacyo avuze, biba bivuze ngo umwana ntacyo avuze, biba bivuze ngo nta muntu watanga igitekerezo icyo ari cyo cyose, biba bivuze ngo nta muntu wafata umwanzuro mu rugo. Sometimes niyo bibaye bityo rero usanga ahubwo imitwaro ibaye myinshi kuri wa mugabo. Ibintu byose niyo bireba, noneho bakaza kubonaho n'ikintu bita guhangana cyangwa se urabona niba uzabikora, so hakaza noneho icyemezo n'ubundi ni iki? njye narezaho iki, iyo bigenze bityo rero, sibyo? Inshingano nyinshi ziza kuri wowe na ba bantu bubatse ubushobozi bwabo mu mikorere cyangwa se mu mitekerereze yabo. Niyo wenda ejo udahari cyangwa ejo bundi udahari, bibagiraho ingaruka, kuko ubwabo ntibigeze babona ubwigenge bwo kuba bakifatira imyanzuro, bamenye ko bayifata cyangwa se bamenye ko nimba yanze uko bari handling. Nimba wenda ugiye mu kazi, mu butumwa bw'akazi, maybe God forbid wenda uratashye uvuye mu isi, abantu basagana ikibazo cy'uko utabubatsemo iki cyizere cyo kwifatira imyanzuro muri bo. Yes. Hari igihe utanze urugero rwiza, hari urugero rwa kampani, ariko hari igihe muba muri mu nama, sibyo? Rukabura ruca, ukabura ruca, bikaba ngombwa ko the CEO cyangwa MD runaka uyoboye inama afata umwanzuro adashingiye ku muntu uwo ari we wese, atitaye kuki mu byange cyangwa mu byemere, sibyo?
kuko mwese ndabona nkaravuga ibye iwe ntabyemera bakavuga ati rero ngiye kubw'impamvu z'inyungu kampani runaka fasha umwanzuro ABC mu by'ukuri wenda mwese mutanashatse sibyo mushaka musakuze cyangwa mubyihorere ariko we umwanzuro arawufashe kandi vende yawufasha yawutekerejeho ntabwo yahubutse kuko nta risike yazi iyo ari yo yose azayirengera bivuze neza sibyo hari igihe byanga kumvikana so hari igihe mujya inama bikanga umwanzuro ukabura ahantu ufatira aho rero ikintu kibaho bamwe muri mwebwe ugomba gufata step aha uwo ninde ni umutware n'umugore nawe yayifata yego yayifata kuko n'uburenganzira bwose mu gihe igitekerezo dufatiraho umwanzuro cyari icyawe ari wo wakizanye ushaka tugifataho umwanzuro ubwo se reka nkubwire bivuze ngo nimba ngiye nakiburiye solution ariko uragishaka sibyo you are committed to do it sibyo tuvuga urugero umutwe yego ndi umutwe mfashe umwanzuro gute nje ntaje wenda nkugisha inama sibyo ariko noneho tubuze like gica tubuze wowe nkawe you are the one ugomba gufata ati okay none reka tubigenze gute ngiye wenda biri kuncanga mu kintu kibaho ni mukayiba ngo gucanga wese bigucanze bite ntabwo gucanga ari ikintu kibona iki wazanye igitekerezo urakimaye no wakimaye ngo tukiganireho ako mbere yo kukizana wabanje kukigiraho ubusesenguzi bwawe wakizeho mva mu mushinga wizeho ikintu ushaka no opinion yanjye ngo yabaranye fateho umwanzuro noneho mu gihe tukiganiriyeho kikabura solution nyaka ko ntabwo bijya bibaho nuko nyine abantu bigishwa ngo byabuze umwanzuro n'iki ntabwo turimo gushaka nko kera tukiga muri classe imibare umuntu njya ashaka umubare akabura hansi ngo equation yanze ntabwo ari equation turimo gukora ni ibintu bifatika ngo fatike ibintu birifatikable bifatika so urumva noneho mu gihe ari ibintu bifatika kandi byumvikana already wazanye opinion cyangwa se n'ingiye wayizanye ariko ufite uburyo nayibonaga nawe ufite uburyo yayibonaga wenda tuvuga ngo urugero hari umushinga ukeneye amafaranga sibyo wowe ukeneye amafaranga y'uwo mushinga wawe wenda hari ikintu wenda twumvikanye dushaka gukora ukeneye amafaranga ubu turareba icy'ingenzi ni ikihe kitari cy'ingenzi ni ikihe ikihutirwa ni ikihe mu gihe rero wenda wowe icyawe cyo wumva cyihutirwa bye ngabona ko wenda iki aricyo cyihutirwa aho hazabaho miscommunication cyangwa se tuzagera conflict runaka sibyo ariko hazavaho nyine bivuge ngo okay whatever uko bigenda kose harimo kimwe kigomba gukorwa niyo havaho rero umwanzuro runaka utari bwishimirwe ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi niho rero aho iza bawufata cyangwa ufata ntabwo bivuze ngo ari ngiye uwufata oya nawe wawufata nubwo utanshimisha nawe wawufata mu burenganzira bwawe kuri side yawe uravuga ngo n'umudamu yafata umwanzuro akavuga ati no urabizi rwose mugabo wanjye mwiza reka tubigenze gutya na gutya umugabo akabyubaha cyane kubyubaha ahantu byose bipfira ni hamwe nuko umva ahantu bipfira hari ukuntu mwadushizemo okay simbizi hari ukuntu mu buzima busanzwe reka nawe reka tureke no kwibanda no ku wenda ku bantu bubatse sibyo simbizi sinzi pe ugasanga umuntu akundanye n'umuntu sibyo mu by'ukuri mukundanya afite ibintu byose mvuga ni njyewe ni wowe okay nabo baratubwira uko babyumva sibyo ndakubwira njyewe nabo baratubwira baratubwira nabo uko babyumva niba ubyumva gutyo koko what the best man I have anyway the blessing so nukuvuga ngo hari igikuna n'umuntu nkunze kubibona kenshi cyane sibyo ukundanye n'umuntu mu by'ukuri hari ibyo ufite hari ibyo ukunda kwambara hari inshuti ufite hari ukuntu umuntu abanye sibyo ufite n'amafaranga ya by the way urasohoka ukenjoyinga hanyuma umuntu murakundanye ngiye nagiye mbibona abantu bashwana bapfa ibintu nk'ibyo nkumva justice simbizi ariko sibyo ugasanga ahise amubuza ngo sinshaka kujya yaba yifotoje ese ninde wakubwiye ngo ugende wambaye gutya sinshaka kujyana na kanaka sinshaka gusohokana kanaka sinshaka kwambara gutya sinshaka kugenda gutya sinshaka inzara uzihindura gutya sinshaka ko wambara urukweto rumeze gutya mbega kanoneho hari ukuntu noneho niba ntabyita ubwoba niba ntabyita kwitinya niba ntabyita gusigasira rwa rukundo niba ntabyita kubaha umuntu ukunda sinzi uko ndi bubyite sinzi nuko bari bubifate sibyo ugasanga twebwe abakobwa niba bakubwiye ngo sinshaka kujya
ukamubwira se kubera iki sheri kubera iki n'iki ndakubwiye ngo urumva simbishaka Simbishaka. noneho wowe kugira ngo kubera ko umukunda kandi umubonamo ko ashobora kuzakubera umutware sibyo sawa sheri n'ubu utabishaka nta kibazo sibyo ariko akakomeza akabigira akarande hahandi mwaba muri no muri pata akabwira ati hano dutahe mu by'ukuri sinzi ugasanga nyine arabyakiriye aranabikoze ariko ntabyishimiye sibyo uzi ko se ribaho se ntabyishimiye habe na gato mubujije kwambara uko yambara ntinda kubwiye ngo wambaye kunguku simbishaka sinshaka kuzongera kubibona simbikeneye seriously iyo rero nkubwire ukuntu igihe mbyumva sibyo ikosa ribaho ntabwo urizi ikosa ribaho ni nkeka ko nimba uhuye n'umuntu mu kabari uhuye n'umukobwa mu kabari umukobwa urede ni umuntu ukunda kunywa nyine muhuriye mu kabari hari ikimwenya mu kabari sibyo kuki se wumva n'umugeze mu rugo uzamugira umuntu wo mu rusengero ukiyibaza ahantu mwahuriye nimba uhuye n'umukobwa cyangwa se ukuranye n'umukobwa wiyambarira mini urahuye wambara mini uhisemo kumutereta kuki se wumva ko uzamukoraho mini kandi waramusanze yambara mini ikindi numvanga ikintu cyose usanze uwo muntu uko ameze mbere y'uko utera sitepu yindi impamvu wamukunze ni uko wamubonye uko ameze gutyo wimuremo undi muntu wimufatira ibyemezo nibwo buryo nyine mvuga wimufatira ibyemezo cyangwa se wimuremo undi muntu ushaka kwaba nimba uko wamusanze utabyishimiye kuki wajyaga wese kuki wumva guza kuki wajyagayo hari ikintu kibaho sibyo ngira ikintu isubiza nimba waramusanze ukomeza kuki wajyagayo uzi impamvu yagiyeyo reka nanjye ngusubiza hari couple imwe nigeze kuganiriza sibyo ntago bashatse ko mbivuga cyangwa mba mentioninga ngo mbavuga ariko none urabivuze oya ntago ndi bubavuge ko ntago babazi sibyo so umutipe nyine yakundanye n'umukobwa so bamaze gukundana yarazi ko namara gukundana nawe azamuhindura se of course azamwubaha azagira kwa cyuko amukunda azagira kwa kubaha ko ari urukundo rwabo kugira ngo budasenyuka batagire gutwazo umuntu yitwaza ngo I have authority you have power so ninde rwose authority yo guhindura umuntu authority yawe ni yawe personnel yawe ni yawe niye you will not have any authority you don't have any authority to change someone you don't have any authority to take someone's decision no umuntu opinion niye uko agenda niko abishaka uko yambara niko abishaka wenda ngiye ikintu wenda numva ku giti cyanjye wa muntu nkeka ko nawe ishyize mu gaciro uri umuntu ufite mu mutwe hakora neza cyangwa se utekereza buri rwego ugeraho kategori ugezeho y'imyaka uvuye mu bukobwa ugeze mu rugo nawe hari ukuntu ushaka ubwayo kumenya ahantu ugeze ikigero ugezemo ugomba kwambara ugomba kwitwara ku buryo nawe abo ugiye kurera cyangwa se kubyara hari ikintu uzabaremamo sibyo muvanga ibintu byose niwo ubyimenyera ushaka guha wenda opinion sibyo nkubwira ati rero sheri urabona tumaze kubyara sibyo wenda ni opinion ariko nakumvuze ngo ni gufatira umwanzuro ukuntu wagendaga ukuntu wambaraga na ukuntu gakeya ni opinion bishobora kwangwa ikanemerwa cyangwa ikemerwa kuko umwanzuro rero ukora iki wifatira ntabwo ngiye ngombwa kumbwira ngo umva rero twumvikane sibyo iraje po zawe sindishaka of course ubivuze gutyo nje nta kintu narenzaho ngomba kumva nkatuza reka ngubwire ikintu kimwe ni kuvuga ngo abakobwa n'uri gutinya niba ari iki simbizi uvuga ngo si ugutinya ni sosiyete tubamo ukumva ko sosiyete tubamo yaturemyemo nyine iyo myumvire ko umugabo n'amavuze ngo wicaha wihaca wikora iki wigikora wigendera iki wigendera iki ntabwo icyo gitugu ntabwo kiguhesha icyubahiro ntabwo kiguha igitinyiro there's two different things gutinywa no kubaho ariko cyakora mwahawe ububasha reka nkubwire impamvu si ububasha bundi ntabwo nta bubasha buri aho bureze ubwo ikintu kimeze uvuga ngo bimeze ushobora kuntinya utanyubahe ushobora kunyubaha utananinya ikize ni iki kubaha no gutinya wikize okay ariko reka nkubwire wemera ko hano hanze abantu benshi batinya abantu batabubaha ndetse abagabo babo bakabatinya ariko batabubaha none se bimaze iki ushaka kwinjira mu nzu uvuye ku kazi umwana shu umugore shu umukozi shu
ugasanga muri salo televiziyo irimo kuvuga yonyine, hasi hano hantu harimo abantu, ukicara mu nzu nta muntu n'umwe ushaka kuza kuganiriza. Is that the life twumva dushaka se nk'abagabo? No. Life nziza ni ya yindi urinjiye umwana aje kukwakira, urinjiye umugore aje kuganiriza. So that one means they respect you and they don't fear you. Ariko nimba ngutinya ngenzigirwa shaka kwibwira ko ariko kunyubaha, ariko buraso kunyubaha n'ukuni. Ariko ntabwo aribwo buzima bundi twakabaye twari iki tuba. Ikiza kuri njyewe nyubaha utaninya. Simple. Nimba ngo opinion yanjye yumve, nimba yubashye, nimba kunyubashye uzayumva. Naho nimba uninye uzavuga yego, ariko mu indani muri wowe ntabwo ari byo. hari akantu ejo nabonye kuri status, umuntu yaravuze ngo ariko shanga abagabo turi ngo umuntu waremye abagabo nyine ngo yabaremye mu bundi buryo buhambaye. Ngo yaravuze ngo iyo umugabo ngo atabyara ngo baravuga ngo kera niko byagendaga ngo igisebo kijya ku mugore. Kera baravugaga ngo uyu mugore ngo kera mu Kinyarwanda umugabo yarabyaraga, ntabwo nta mugabo utabyara. Impamvu byabaga hose iyo washaka umugore ntabyare cyangwa nimubyare, bavuga ko ari umugabo ufite ikibazo, ari umugore udafite ikibazo. Impamvu ni iyihe? Ariko ntabwo byari byo, ariko still bikaba n'ubu ngombwa ko umugabo ashaka undi mugore, sibyo? Wa mugore akaba ari ujya ku gisebo. Yego, impamvu ni iyihe rero? Nta yindi mpamvu kuvuga ngo ni umugabo umugore niwe utabyara. Ni nuko kera washaka umugore, sibyo? Iyo yabaga umugabo wawe atabyara, murumuna we yabaga abyara cyangwa mukuru akabyara, urugero, sibyo? Abo bose barageragezaga, byakwanga bikakonfirme ko umva se ikindi kibaho. Umva ikindi kibaho. Iyo wabaga utabyara wowe, murumuna wanjye byanze ko mubyarana, byanze ko mubyarana, barambyariraga bakitirwa abana, bakanyitirirwa. So abana bakabande ariko bakomezana cya cyubahiro cyakora kikahaba. kuvuga impamvu bavuga ngo umugore niwe ufite ikibazo, nuko ibyo byose byabaga byarageragejwe umugore nabyare. You understand? Uvuga ngo famiye yahishaga ibanga, iyi famiye ibanga rikabaho ngaho, ntihagire umenya ko hari ikibazo cyabaye. Noneho ibyo byose byangagariye, niho habaga hari ikibazo cy'uko umugore afite ikibazo. Umugabo rero yashaka undi mugore akabyara, arashyaga. So ni ukuvuga ngo hari n'akanabonye ngo iyo umugabo, iyo mvugo rero naho yaje, umva ngo iyo umugabo yimye bashiki b'amafaranga ngo baravuga ngo umugore yaramuroze, ngo cyangwa ngo buriya no kubera umugore we. Ni ukuvuga ngo igisebo kiragaruka still kikaza ku mugore. Ni ukuvuga ngo nta mugabo ukosa, nta musore ujya mu makosa, nta musore ubikirara, ariko umukobwa igihe cyose ahora ari kirara, ntiyumva arasuzugura, n'inshinzi niwe wamushinzeho, niwe wagize gutya. Ni ukuvuga ngo buri gihe iyo habaye ikosa runaka mu muryango cyangwa muri couple runaka, kenshi bavuga ko intandara kenshi nyine umugore niwe igisebo. Niho usanga hahandi, simbizi, niho usanga hahandi umugore avuga ati mana reka nemere mpfire muri Nyagasani, n'umukobwa avuga ati reka nemere mpfire muri Nyagasani, ariko urukundo rwacu ndasigasire, ntambwira ngo gira gutya ndagikora ntacyo bintwaye, sibyo? Ugasanga nyine hari ukuntu twatinyeze, cyangwa hari ukuntu nyine cya cyubahiro nyine baracyagifite abagabo, abasore nyine, noneho nabo bakakigenderaho bakigira sinshaka. Ari ikintu ushaka birababaza, kumvikaneho. Iki kinyejana turimo si cyo cya mbere, ariko still na n'ubu nyine ndimo ndakubwira si cyo cya mbere. Hari abakigenderamo, hari abakigendera kuri iyo myumvire, hari n'abakitwara gutyo, sibyo? Ariko ku giti cyanjye cyangwa se uko njye mbibona, there should be teamwork, sibyo? Kuvuga ngo wenda ngo umugore niwe wateje ikibazo, umugore niwe wahinduye umugabo ni umwere ahantu hose. Ni umwere. Oya, ntabwo ari byose umwere nta kosa. Oya, ikosa rirahaba. Ikintu kibaho nyine ni ya myumvire ya kera, ko ikibazo cyose cyabaga ari impamvu y'umugore.
umugabo yaba yitwaye gutya ni umugore, umugabo yaba yagize gutya ni umugore. None se umugore we wagize imico mibi kuki batamwitira umugabo? nyine twebwe duhora turi mu Nyine makosa kuki umugore we ufite imico mibi? ntawe ntibibaho umugabo nta Nyine kubera kosa iki? umugabo nta kosa arimo ujyaho Rero se gusa numva ari byo. That is ntabwo ari byo ariko uremera ko ibyo ni useless imyumvire iracyaturimo cyane. iracyaturimo Mibi. ni ukuvuga ngo hari icyo yabaremyemo natwe hari icyo yaturemyemo Hari icyo yabaremyemo nawe mushyire muri abo bandi ariko ntabwo ndi mugera. I like that Hari icyo yabaremyemo ntabwo ndi. okay So ni ukuvuga ngo kandi hari n'abandi bafite uburyo ikintu ngiye nkubwira ni kimwe cyangwa se dukwiye ku understanding for nowadays sibyo muri ubu buzima tubayemo muri iyi minsi you should understand ko life cyangwa se capacity y'ubwo dufata ibintu yahindutse ubuhinduka kwayo hari uburyo ibintu uvuga ngo uko wenda ababyeyi banjye babonaga ibintu cyangwa se babona ibintu siko njye mbibona uko babayeho siko njye nzabaho we are different uvuga ngo uko umuntu runaka akora siko njye nkora sibyo nimba wumva ko uzagera mu rugo ukagira igitinyiro amahoro yawe rwose abana nawe njye sibyo nshaka kugira iwanjye nkagira icyubahiro singira igitinyiro which is okay so that is me. none se ubona bizagenda gute kugira ngo imyumvire ituvemo Ni process. ive mu basore ive mu bagabo ive mu bakobwa ive Iyo ni nature kandi nature buri gihe igenda ihinduka bitewe n'ibihe tugezemo iminsi so bigenda bizashira bishira gake bizashira cyane. noneho ngerekana isabire sibyo nuko bidashoboka ngo Imana ifate shifo ihanagura imitwe ya benshi Sibyo? ahere ku bana ari ubuzi bashaka guhera no igire ibintu ihanagura igire oya umuntu ntabwo Imana ntabwo ari uko Imana ikora ni ibyifuzo yego ariko imyanzuro ubundi ikintu kibonye ndemera ni kimwe sibyo sinemera guhindura umuntu ntabwo njye mbyemera ahubwo ikintu kibaho ni kimwe environment iraguhindura wisanzemo so ikintu cyiza ni kimwe nimba ugeze mu rugo creating environment cyangwa se uri muri relationship creating environment izafusinga cyangwa se izafasha wa muntu muri kumwe nayo kugira change akora ku buryo nabona ko change ikenewe ariko no creating environment irimo igitutu itegeko n'ibiki no ntabwo ari uko bikora creating environment nziza ituma wa muntu akora iki ahinduka n'abantu rero bandi bameze gutyo sosiyete tubayemo nayo nigira igenda ifata imyumvire itandukanye ifata uburyo ibintu bitandukanye nako ifata ibintu ko byahindutse niho hazagenda ubone abantu batangiye guhindura imyumvire abantu batangiye kubaho gutya so habeho noneho teamwork gusa njye ko no muri iyi minsi ingo nyinshi zirimo wenda zo muri iyi minsi ntabwo hakirimo papa utinyitse oya abenshi nabo mu kinyejana kiri muri iki gihe barakuretinga life nziza life nyine irimo ambiance harimo nyine kumvikana teamwork ibyo ngibyo byari bya kera ntabwo ari ibintu bikiri ntabwo bigezweho ngerekana isabire sibyo abahungu beza abasore beza sibyo rwose mana yanjye biteye agahinda kumva ngo umuntu yashwanye na runaka ngo nuko ngo yamubujije like unkunze ngiye ndi TV presenter sibyo ndi public figure sibyo hanyuma umaze kunkunda uranyakiriye n'ibyanjye tumaze gukundana urangije ati rero mubwire rero Juliet ntabwo nshaka ibi ngibi kuzongera kubikora oya ibyo ni amakosa ariko urumva mu by'ukuri ari ibintu nabonye okay nabwo nimba nanayibonye nta burenganzira mbifiteho urumva mu by'ukuri uburenganzira afite ni bumwe nimba nabikunze kwiki yigendere shaka ahandi hari ubona ibyo ndi bukunde ubwo ndabufite ntabwo wabunyaga sibyo ariko nimba ari ibintu ari uburenganzira bwawe gukora ibyo ushaka gukora ubikore pe so ni ukuvuga ngo ushatse kumfatirana mu gihe nemeye sibyo mfatiranye mu kavuyo mu by'ukuri ubimbwiye right now reka nkubwize ukuri ubimbwiye nonaha nta kindi nakora wabyemera se nkubwiye ngo hindure ABCD cyangwa abanyabinuza nta kindi nakora isibye ntabikora ariko out of respect cyangwa out of fear shaka kubera nyine gutinya like ntabwo yaba ari icyubahiro mu by'ukuri kuko wambujije ikintu nkunda ikindi kandi nta kazi urumva ikindi kandi ni ibintu nkora nkunze umbujije gukora ikintu nkunda hanyuma se ubwo nyine washyira mu kindi ushaka sibyo nta kibazo ariko
basore beza rwose mudufashe sibyo gutandukana n'umuntu ngo urumva abakobwa hari ibintu biba too much sibyo ugasanga mana yanjye ngo kuki wowe wifotanije n'aba ngo singushakana n'aba ngo ibiki ngo singuhindura gutya na gutya ngo si no wikumva ko you have nyine 100% yo gufata ibyemezo mu buzima bw'uwo mukobwa sibyo wikumva ko mana ni ukuri mudufashe pe mureke ko icyo kintu cy'ubwoba mwadushizemo twebwe wenda tuba dushaka gusigasira rwa rukundo kugira ngo rukomeze tushaka kurubagabirira ariko iyo tubagarira ibintu bitarimo ubwumvikane bitarimo kugira gute birasenyuka n'ubundi niba ushaka kunaniza stili n'ubundi uzananiza rero mudufashe mureke kutunaniza pe mugerageze mu ikibazo cyene uremva niyo bagiye kuguha impanuro wenda ababyeyi oya nawe ntange mufite ikibazo cyiza urimo nawe mufite ikibazo none ko cyumva ko umuntu afite sorete yo kuba yakuvanaho uburenganzira bwawe kuko ise wowe utakwihagarara nk'umukobwa turimo kuvuga ngo hagarare ho bakubwire ngo urishinze turi muri societe y'uyu munsi ivuga ngo umva twumvikane turi muri societe y'uyu munsi ivuga ngo dufite gender balance dushaka ikintu bita equality kureshya siko bimeze ni ukuvuga ngo turi muri societe irimo kuimpawaringa women isn't it of course ndanashimira cyane by'umwihariko aho tugejeje cyo mubaza ni kimwe kuki wemera ko umuntu agufatira icyemezo kandi nawe ufite uburenganzira bwo gufata icyemezo unless uvuga ngo hari ibyo muvuga ngo ndakuze nansega si mbona undi byose ni ibiki uzamubona cyangwa se umureke umva reka nkubwire aho bivuze ko ugomba gushaka se reka nkubwire nsabe n'ababyeyi ni ukuri ujya kuva mu rugo impanuro baguha nyine ni izabo nubwo ubuzima bwabo impanuro baguha aho rero mu ndiri ikosa mukora umugabo ntavugirwamo umugabo uzamwubahe umugabo aherereye umugabo hararara umugabo uvuze neza umugabo uzakora iki uzamwubahe hari ibintu ushaka se n'umubona nawe azakubaha ntago avuguruzwa ntiwufate ibyo ni ukuvuga ngo amagambo baguha abakuruta niyo agenda akakurebamo cya kintu none se kakubaze ariko reka nkubwire kandi nkubaze wijya kure amagambo bakoze iki bakuremyemo baguha bavuze ko ari amagambo baguha none se yawe nayego kubona se uje kubaka reka baba barabanje tuba tugomba kububaha uje kubaka urugo rwabo bubatse cyangwa kubaka urugo rwawe baba barabiciyemo nyine ngo yasubiza ikibazo kimwe uje kubaka urwabo bubatse cyangwa uje kubaka urwabo rwanjye uje kubashimisha cyangwa uje kwishimisha ibyishimo byanjye bariya se baje bate mu byishimo byawe ibyo baguhaye ni opinion yawe inama yemera ko zibaho so opinion yaguhaye inama yemera ko zibaho inama kuzubahiriza n'uburenganzira bwande nuko nari mbikubwira kuzubahiriza n'uburenganzira bwawe personnel kuguha idea yanjye kuguha igitekerezo cyanjye kuguha icyifuzo cyanjye kubyumva ni sawa kubishyira mu bikorwa ni ikindi aho rero n'umukorera ikosa ntabwo nkubwiye ngo ugende ushyire mu bikorwa ndakubwiye ngo wumve ufatamo ibishoboka ushyire mu bikorwa mwebwe rero barabateretsemo ngo pa bagira ngo baranditse batewe na kasha oya baguhaye opinion zabo mu ngo zabo izabo mu ngo zabo ariko ugiye mu rwawe ntabwo bihuye rero cyokora reka nshime rwose nshime n'Imana na leta ahantu tugejeje aho umukobwa cyangwa umudamu no turabikoresha ubu ngubu nta mugore ukubitwa cyokoza hari ikintu nanjye cyo oya hari ibintu cyo kurza umuntu ashobora kurenzaho ariko hari ibyo umuntu ashobora gukora nkavuga aha noneho nanjye ntago na iyo bivuga ngo bizaho kubitwa n'iki ibyo ngibyo ni mabwe ni mpamvu ndakubitwa nuko umugabo atinya gufungwa sibyo atinya gufungwa kuko kubishyira ku bana cyangwa tubita ubundi wakubita ubishoboye abishoboye babikora igisimbi rimwe ariko sibyo uvuga ngo wenda arabatinya gufungwa arabatinya ibiki n'ibiki no understand ariko ikindi mvuga ni kimwe ibyo mwahawe ntabwo mbikoresha nimba baraguhaye ubushobozi cyangwa se barakwimpawarinze nko mu butegarugori sibyo kuki bwo utifatira imyanzuro uhagarare ku cyemezo cyawe gihagarara niba umusaba akubwiye ngo ibi si bishaka navuga bigashaka ntashaka kugenda inzira nziza bigutwaye iki good kuko se ngewe nimba ngewe ibyo ukoze bitashimishije ncaho wowe waciye hose good yes mubikoreshe kuko mwarabihawe ni ukuvuga ngo umukobwa ushobora ntabwo murigira icyizere oya ni ukuvuga ngo ntabwo tugira icyizere sibyo hari ibyo nyine hari umutima Imana yaturemanyemo twebwe sibyo dushobora kwihangana igihe cyose mu mutima cyane environment oya ni umutima sibyo ushobora guha oya hari ibintu ushobora kwihanganira ni ukuvuga ngo mana yanjye
nimba uri umukobwa udukurikiye Ntabwo ukaba tuvuze wenda ngo- mwara aho dufate nabi ukengera bafate nabi sibyo Mm. wowe ukubayeho uko nature yawe igutegeka uyigumane mu gihe uzumva wahinduka uzahinduke mubyeyi njyewe ukuntu mbyumva sibyo wa mugani hari ahantu abagore cyangwa abakobwa hari ahantu tugomba kurenga sibyo ubundi barakunda kuvuga ngo iyo ubwiye umuntu cyangwa wakaniye umuntu mukundana ikintu runaka ngo uba wasuzuguye ngo yamusuzuguye ngo ngo ntabwo yakagombye kumwubaha ngo akemera ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ngo amafuti y'umusore nibwo buryo bwe kugira menshi natwe turabizi ariko ayo ntabwo bivuze ngo Ariko uburenganzira runaka hari aho tugomba kwihagararaho hari step nk'abakobwa mugomba gutera sibyo ni ukuvuga ngo njye reka mvuge gutya nimba uri umukobwa wenda waraburekinze apu n'umuntu runaka bitewe n'icyemezo wafashe wenda be cy'uko proud of it please be proud of it yes kuko nimba wafashe icyemezo nimba cyawe. umuntu ashaka kuguhindura njyewe ashaka for sure iyo ushaka wenda kukumindura njyewe narivuga nti ntabwo twajyana wari gufata icyemezo cyawe nakubwira ni ukumva kandi uri rwose proud yacyo. oya simple niba nkunda njyewe kandi unkunde n'ibyo nkora as long as wizeye icyemezo nakubwiye cyangwa nakubwiye ko mukunda ibyo birabaye so nashaka kuzana ibintu byinshi byo kugira ngo ananize ubuzima bwawe cyangwa ananize bya byishimo byawe sibyo like uwo uri we abinanize ashaka kugira undi muntu please gira ahantu nyine umubwira ati ibi ngibi biri too much ntabwo twagendera muri uyu murongo kuko n'ubundi numwemera muri fiançailles mukagera mu rugo noneho bizaba wasi so ku bantu mwese rero ku bakobwa mwa breaking up rwose ku cyemezo cyawe ba proud yacyo niyo baba batara breaking up akagifata kikamubangamira kumva ko igihe cyose wowe yabangamiwe akumva ko oya be proud ko icyo ushaka ukigezeho cyangwa se mwanzuro ufashe ari uwawe personnellement kandi ube okay as long uzi ko ari icyemezo kizima kuki se umva ko umugabo yawufata wakumva ari proud ko yafashe umwanzuro wowe utaba proud ko wufashe ashobora no gufata umwanzuro wa fake by the umugabo si byo se kandi akumva ari proud yawe akanaw defending nawe rero kuki se utabikora rero wowe nimba wafashe icyemezo kizima ubundi nizera ko umudamu yafashe icyemezo akagera cyangwa umukobwa aba yafashe icyemezo abona ko kiri mu murongo either wa famiye cyangwa urukundo rwabo nimba waragifashe rwose ubahwe nuko bimeze so ni ukuvuga ngo ntabwo twagakwiye kumva ko abasore cyangwa abagabo ari abantu bafata imyanzuro uraganirirwa iyo mwanzuro wanjye n'uyu nguyu kubaha umuntu wimutinya kuyatega ubuzima bwo kubana hagati yawe n'uwo mukundana cyangwa se n'uwo mubana ntihabeho ntabwo ubuzima bw'igitinyiro bugezweho muri iyi minsi nta nubwo ari na bwiza by the way ikindi kandi umugore cyangwa umukobwa opinion yawe ni iyawe kandi iramatarenga kwihagararaho ukayihagararaho nkawe nabyo ni ishema kuri wowe kuba watanga opinion yawe mu rugo rwawe ni ishema kuri wowe nimba umugabo atanze opinion ukayisapotinga nawe akayisapotinga iyawe ni teamwork ibibayeho so both of you mugomba kuba mufite teamwork hagati yanyu mufitanye communication ihagije ku buryo noneho mubaka environment yanyu itari sosiyete yubatse iyo sosiyete yubatse ashaka ko mugenderaho hari abibangamiye hari n'abikorera so abidakorera mwubake yanyu mwumve ko kandi mutujwe nayo mwumve ko munejejwe nayo ubuzima bukomeze ntabwo mubayeho kugira ngo mushimishe umuntu ntabwo mubayeho kugira ngo runaka bigende bite ibyo ukora byose mubikore mwamwe sibyo ni ibintu byiza kandi usanga bifasha mu muryango wanyu usanga bifasha sosiyete mubanye nayo ndetse binazafasha na benshi kubigiraho byinshi bitandukanye Imana izamfashe n'uzahinduke cyangwa n'uminduro guhinduye gute se njye se ndumva ubushobozi bwo umuntu ahindura uwundi njye se ushaka kumwindura nzaca njye se mfite ubushobozi Imana izamfasha nyine Imana nihindura umuntu sibyo so njye conclusion yanjye natanga sibyo kugirana inama mu buzima ni ikintu cyiza ku cyemezo runaka sibyo ntunabona hari ibintu bitagenda neza kuri girlfriend wawe kuri fiance wawe ku mugore wawe ku mwana wawe sibyo nimba hari ikintu ubona kitagenda neza kuri fiance wawe kuri girlfriend sibyo
sa nk'umugisha inama sibyo bitware mu buryo bwo kumugisha inama ubundi ikintu nemera cyo weakness yacu iyo uje neza wabaye umwana mwiza sha ntabwo twaguhakanira iyo witwaye mu buryo bwiza uvuze neza yaje neza icyo ngicyo nawe ubusobanuro bwacyo ni ubuhe yaje kukugisha inama cyangwa se yaje kukugira inama ntabwo yaje kugutegeka ibyo nibyo n'ubundi nahoze mvuga iyo uvuze ngo twaje neza cyangwa se ngo yaje neza ni uko azi icyo uri cyo azi indangagaciro zawe azi icyo uvuze kuri we ariko iyo yaje avuze ngo ibi simbishaka no that is order ariko iyo yaje neza nk'uko bivuze aza proposal yaje azi indangagaciro zawe azi uwo uri we niyo mpamvu yaje neza ariko uba wanamwubashye wanubashye n'umukobwa ukundana nawe sibyo uba wamuhaye respect apana ibintu byo kumushiraho igitutu si ukuvuga ngo iyo abonye uje muri ubwo buryo umbwira waretse bikagenda gutya na gutya mu by'ukuri kose naho yaba afite gahunda yo kuguhakanira for sure arakubaha akakubwira wamwubashye wimubwiye mu buryo bwiza wimubwiye mu buryo utamukanga utamubwira I'm the one who take decision ningiye ufata decision ntabwo mbishaka iyo umubwiye ngo ntabwo mbishaka rero hazamo ikintu cyitwa gute guhangana ibyo rero ni bya intambara za hato na hato ntabwo ari yawe muzi creating bitewe n'ibyo bintu nyine byose bwa mwishyiraho njyewe iyo uvuze ngo ni njyewe intambara buri munsi muhora mu Rwanda ni ukuvuga ngo wize uvuga ngo shizeho gutya bigenda gutya amategeko y'urugo n'uyu nguyu ni gutya no just wowe gira uburyo bitwaramo bwiza nawe azabikora yishimye even if atanabikora cyangwa atanabikunda azabikora rwose n'umutima mwiza abwe ntacyo nakwima so no kuvuga ngo bahungu beza rwose mudufashe mu buryo mutwaproachingamo cyangwa mu buryo mushaka ko tugendera wenda ku byifuzo byanyu mubikore mu buryo bwiza kandi nanabyanga sibyo wivuga ngo sibyo nyine waje nka idea byanze buhoro hari step izageraho umufate hari step izajya ufate wa mutima ufate icyo kintu washakaga so bitware buhoro kandi ubikoreshe muri langage nziza ubikoreshe mu buryo bwo kumwubaha wubaha uwo muntu uzakubera mama w'abana wubaha uwo muntu uzakubera inshuti uzagufasha muri byose uzagutekereza buri kintu cyose sibyo gerageza uburyo umubwiramo bajya bavuga ngo ijambo rigishobora kurangiza ibintu cyangwa n'uburozi bubi ijambo na Bibiliya irabivuga ururimi ni n'uburozi ngo rushobora gutwika ishyamba ryose nyine akantu gato rimeze nk'agashirira gashobora gutwika ishyamba ryose so ni ukuvuga ngo please tugerageze dukontorore amagambo yacu igihe turi kuvugana n'abantu dukundana nabo tugerageze approach nziza tuyige sibyo nimba ari nako wavutse ari nako warezwe gerageza uyige ntacyo bitwaye rwose njye numva kugira inama hagati y'ibintu n'imyanzuro hagati y'apana kuvuga ngo umuhungu nufata ibyo hari ibyo mufata hari ibyo mwemerewe gufata pe biremerewe ariko nabyo wize uvuga ngo sibyo please do it with a good heart kandi wumva ko uri kubibwira umuntu kumva uri kubibwira umuntu gukunda uri kubibwira umuntu mukundana rero bivuge muri langage nziza wikumva ko hari yindi level ugezeho yo kumva ko you have to do this rero ni ibyo ngibyo twumvaga twaganiraho nta bindi namwe nimba mufite ibitekerezo kandi icyitonderwa is our opinion ibi ni ibitekerezo byacu ni ibitekerezo byacu uko tubyumva nuko dushaka kuzabaho nuko twumva twifuza cyangwa nuko tubayeho muri ibi nuko tubayeho n'ubundi seriously nahoze mvuga ni twebwe nta wundi twavugiye ni ibyacu hagiye bifata mu itegeko rusange uburenganzira bwacu ko tubayeho nuko twe twabigennye cyangwa se n'indika dufite uko tubipanga nawe n'umva uri interested yo kwenda hari tips runaka wakuramo well and good cyangwa niba wumva ari nako bigomba kugenda cyangwa niba wumva atari nako tubwire opinion zawe comment give us your comment tubwire bitabona byagenda gutya kuko aho turi kugana insaho turi kugana iragenda n'ibinyejana birahinduka sibyo we tubwire icyo ubona ninde ukwiye gufata umwanzuro hagati yawe n'uwo muri kumwe ubona ari ninde ukwiye gufatira umwanzuro sibyo twebwe twabivuze ko tubyumva so namwe please uko mubyumva dukeneye uko mubyumva god bless you see you